reka nanone twongere tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese tubahe ikaze muri inshuti zacu zakadasohoka tubabwire ngo guhoberana bikura ibicuro ku mutima imana ntipfa ihoraho ubukumi nibukwanga uzapfuke itako mu gihe amatako y'umwari yabaye amatangazo dore ubukumi bwawe dore ubusore bwawe bupfuye ubusa inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba wima umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho wakavuze ariko ntugate n'umwanya aho utakavuze burya kubungana umunyu biwuhindura ivu ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu niyo mpamvu udakwiye kwirata ibyo wagezeho uzajya wirata abakene wakuye hehe wakuye mu bukene abakene wakuye mu bukene MC urakoze cyane tuzabirinda habari zawe umusore muzuri MC bize bite wowe turashima imana uri kumva uyu munsi waramutse neza nari rwose ndakubwiza ukuri ndi kumva ntera bigakunda urakoze cyane rero nanjye ndi kumva ari sawa nongere nsabe n'abakunzi bacu kumenya ngo nabo namwe mumeze neza mwaramutse neza nyagasani yabamurikiye cyane yego twizere ko mumeze neza reka nanone twongere uyu munsi mu nkuru yacu y'uyu munsi tubavuge bakiriho cyane ko iyo bamaze gupfa nyine turarira cyabo kiba cyagiye turarira tukarenzaho tukavuga ibyo kurenzaho ariko burya baba bagiye kandi nyamara nk'aba baba barabashije gukora tuba tugomba kubavuga kugira ngo nabo ako kantu bamenye ko hari ababashimira bamenye ko hari abumva ibyabo bakora niko bimeze muri tubavuge yacu y'uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi w'umukinnyi wa filime bakunze kwita Nyambo umukobwa mwiza umukobwa wakoze ku bantu umukobwa wakoze mu Burasirazuba rwose umukobwa wize mu bintu byaramugoye cyane umukobwa rwose bigaragara ko mu ngendo yiwe mu ntambuko mbese uko ari bigaragara ko ari w'Uburasirazuba afite uburangaza bugaragara ko yanyweye amata rwose niyo mpamvu n'amagambo yiwe ni meza n'ubu ujya akora ubona ko afite umuco yes ni umukobwa witwa Nyambo rero muri tubavuge uyu munsi bakiriho abasitari bacu mwagiye mubakunda mwagiye mubumva mwagiye mubabona ariko tukibaza ngo ese nimba waramukunze nimba umukunda bikumariye iki gukunda turavuga kuba waba warakunze sinema ziwe akora kuba warakunze theatre akunda gukora gukunda ibyo uko Nyambo ateye uko akina uburyo yigaragaza ibyo yigishamo abantu message ze ese mu by'ukuri nimba warakunze Nyambo n'umwe mu bakobwa dufite bafite uburanga nk'uko twatangiye tubivuga uburanga burangaza bukarangaza benshi ariko umwihariko wa Nyambo n'abandi bakobwa ni uko Nyambo azi gukina pe Nyambo azi gukina Nyambo ni umuntu ukina role yose umuhaye ukabona arayumva turavuga ko kano kanya Nyambo yatekereje gukina orere bigaragara yuko ahubwo afite na gahunda yo kwigisha abanyarwanda ndetse n'isi yose Nyambo niyo mpamvu aka kanya tugomba kumuvuga kuko yakoze byinshi byakanguye imitima ya benshi yakoze byinshi Nyambo twagiye tubona filime ze zitandukanye haba kuri Nyambo ubwayo haba no kuri Kiramani aho yagiye hagaragaza ko ari umukobwa udasanzwe ndabizi ko benshi mwarashiririje turavuga cyane hari sinema yakunze gukina igaragaza ko ukuntu umukobwa nyawe agomba kubaho iyi sinema yitwa Ibanga iyi sinema yitwa Ibanga rwose akinana n'umusore bitaga Niyori bigaragara ko Nyambo niwe mukobwa wabashije kugaragaza umukobwa nyawe umutima w'umukobwa nyawe n'ikindi hari filime iri kuri Nyambo yakinye agaragaza ari umukanishi yego bigaragara ko kugaragaza ko agomba gukura amaboko mu mufuka agakora buri kimwe cyose cyo kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza ndetse n'ubwo kugira ngo n'igihugu cyiwe acyubake biri ikintu bivuze ko umwana w'umukobwa bivuze ko nyine akwiye gutinyuka arashoboye umugani wa cya kiganiro cya Everine umurirwa kuri yego bigaragara ngo arashoboye tinyuka urashoboye wakora buri kimwe ni ukuvuga ngo ari mu igaraje ari gukora imodoka babanje kumusuzugura bavuga ngo ntiyayishobora ngo ntiyagira gute ariko ewana ndakubwiza ukuri
niwe wayikozeho. Iriya ni message ikomeye yigishije. Ubundi Nyambo akabazwiho guseka, akabazwiho kuvugana n'ijwi risobetse ubuhanga, risobetse ubuhanga byiza, ritarimo umujinya, ritarimo kwikakaza. Yego. Ariko ibirenze ibyo ngibyo akaba azi no kwambara akaberwa, yoka w'amazi. Umukobwa ugaragaza rwose harambara akaberwa. Kandi icyo dushaka kuvuga kuri Nyambo by'umwihariko ntabwo twabura kuvuga ko nyine yabereye indererwamo abantu benshi. Ni umukobwa ugaragaza ko ashobora kuba yaca bugufi muri situation yose yinjiyemo, ko yaba ari kose yayigendamo neza kandi ubuzima bukarushaho kugenda neza. Yego. Ni umuntu nakeka nawe nimba yaba yaragukoza ahantu, yaba yaragukanguye, warabashije kumukurikirana ukabura umukunzi wiwe. Nimba warakunze Nyambo ukabura umusore, ukabura umukobwa, ukabura umugore, ukabura umugabo, ariko cyane cyane twivugire ku rubyiruko. Ukabura umukecuru ufite umukobwa wawe abasha nawe kuba ameze nka Nyambo. Ku rubyiruko cyane cyane nkubwire tuzabirinda. Urubyiruko nimba mwarakunze Nyambo ariko ukaba udashaka nawe gukina filime ngo ugire iterambere nk'irya Nyambo, ntekereza ko ntacyo bikumariye kumukunda. Nta kintu bikumariye kumukunda, kandi muri wowe wiyumvamo yuko nawe ufite iyo mpano. Nta kintu byawe bikumariye. Hari umuntu wibereye mu cyaro ufite impano, hari umuntu urangije kwiga amashuri ye yisumbuye sibyo, ndetse na kaminuza, ariko ukaba ukunda Nyambo. Nimba ukunda Nyambo, kuki nawe udatinyuka ngo ukine filime nkawe? Ushobora kuba umukunda waba uri umufana we, ukaba wamushayiringa kugira ngo abashe kurushaho kuryoherwa n'ibyiwe n'ibyo akora byiwe. Ushobora kuba uri umukunzi wiwe wa wundi, ushobora kuba ati Nyambo akora ibintu byiza, umukunzi we ikintu bisobanuye. Burya umuntu wese jya umwigiraho. Nimba uri umukunzi w'umuntu ukaba koko mu by'ukuri uvuga uti filime ze zindaza amajoro n'amanywa, ndamukunda kugeza ubwo numva nanjye nkwiriye kuba nakora nk'ibyo, ariko ntubikore. Ntabwo twavuga ko umukunda, nyine umukunda bya nyirawe. Ushobora ko nimba umukunda kora nk'ibyo akora. Yego. None ejo nihagira n'uguha mikoro akakubaza ati ibi biva, uzavuga uti buriya nkomora igihe ibintu byanjye mbikomora kuri Nyambo. Nzi ko nawe byamushimisha, nzi ko nawe byamunezeza. Ariko se ubundi iyo umuntu akinye filime agakubita imyaka 5, agakubita imyaka 7, nk'iyo wenda Nyambo amaze, usibye ko nakoze research ngo menye imyaka Nyambo amaze, imyaka arimo kwijyana, kuko buriya ni umuntu wakunzwe cyane, yakoze ibintu byiza. Iyo ukina filime umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umwaka ugatanga ukarangira, nuko bagaragaye neza, uba wagaragaye neza. Ariko noneho buryo ubu nabyina unavamo. Mu yandi magambo, ni byiza ko abandi bantu bavuka, ukavuka uvuga uti nanjye ndumva nakiteza imbere nciye mu mukino wa filime. Reka njye gukina filime, ibyo Nyambo akora nabikora, kandi abakobwa mujye munezezwa n'ibyo abakobwa bagenzi banyu bakora. Burya baba bababereye indererwamo. Yego. Burya nimba yatinyutse agakora, nawe reba ko nawe iyo shusho nawe wayibonamo, ukaba watinyuka ugakora nawe. Tinyuka ukore, kubera ko hari uburyo bwinshi bwo kugaragaza impano yawe ufite. Ntiwirirwe ujya gusabiriza. Gusabiriza, hari abantu benshi basabiriza cyangwa ugasanga ngo bavuye mu gihugu cyabo bagiye mu kindi. Ninde wagiye guhahira ahandi se agahirwa? Ibyo ngibyo niko bimeze. Bajya bavuga ngo abeza ngo bakunze kuba imahanga, ariko burya no mu Rwanda rwacu harimo abeza benshi. Imahanga gute? Bajya bavuga ngo abantu, umuntu wese umaze kusirimuka, umaze kugira ngo ajya mugomba ngo ahita ajya mu mahanga, agafata indege akajya iyo hakurya y'amazi za Amerika. Hari abantu batuje, batekanye, bafite amafaranga, akina filime ye akongera neje akayisubira, ejo bundi akayisubira, yasohoka gato yahura n'abafana be bagamusereburira, akumva arishimye, akumva aranezerewe. Uwo ni Nyambo tumaze kubona kuri uyu munsi wa none. Nyambo nimba nawe umukunda, ngaho ukora nk'ibyo akora. Kura amaboko mu mifuka ukore nk'ibyo akora. Reba ibyo yigisha abantu. Tubavuga uyu munsi turi kuvuga Nyambo, ariko ejo twazaba tuvuga wowe. Yego. Siko bimeze. Uko niko biri, ni nacyo kintu, ni nayo ntumbero, nacyo kintu tuba twumva natwe twifuza, kuko ntago ari ngombwa ngo tuvuge Nyambo gusa, nawe tugomba kukuvuga. Nawe ariko bitewe n'ibikorwa byawe, bitewe n'uko watinyutse. Ngwino ukore, ngwino wa wundi Nyambo wawe ukunda.
ese wamwigiyeho iki? Nimba waramwigiyeho gukina filime ukabona arakina neza, nawe ngwino ukore. Nyambo yakoze filime nyinshi ku buryo ntekereza ko n'uri mu nda ya nyina yaramukunze. Nyambo hari abasitari benshi bakunze gucisha ubusitari bwabo mu muziki wo kuririmba, ukabona ko Nyambo bakunda kumwifashisha cyane, nawe aka kanya ushobora no kandi Nyambo ukabona ko arimo ibintu kubigendamo neza, aka kanya ushobora kuba utazi gukina filimi ariko ukaba uzi no kubyina. Uko Nyambo abikoramo ukaba wavuga biriya Nyambo akora nanjye nabikora, nawe ngaho ukahazamukira, nawe ukaba wahazamukira. Icyo turi kubwira urubyiruko muri kino kiganiro tuvuga abasitari, ntekereza ko nta mujene n'umwe utifuza kugira iterambere rero iterambere ry'umujene ni izi mbuga nkoranyambaga, ni iyi YouTube, aho Nyambo umureba ukabona wenda ari gukina ateretana n'umuhungu uburyo yitwaramo, cyangwa se ari gukina ari kumwe na mama we, ibyo amubaza, ibyo amuganiriza, ubyigane, ubona n'umukobwa udasaragurika mu rugo iwabo, n'umukobwa wumvira iriya mico uriya muco. Ntangiye kuvuga ngo imico akaba abandi ngo imico, ariko ubundi imico ibaho. Oya, imico ntabwo ibaho, habaho umuco. Ni nka kumwe bavuga ngo habaho ngo ibinyarwanda, habaho umuco nawe aho ngaho twavuga yuko Abanyarwanda bibaho, habaho Ikinyarwanda kimwe nuko nta Byongereza bibaho. Oya, ntabyo. Uzasanga n'abantu ba kino gihe bavanga ibintu. None nanjye ari akantu nari nkubisemo, ariko nari nsobwe, nta muntu udasobwa. Umuzungu niwe watubeshye ngo yakoze mudasobwa. Banza usome ku mazi, banza usome ku mazi, ndabyumva. Banza usome ku mazi, hanyuma mbabwire ku mufana wa Nyambo. Ndagusaba yuko nimba uri umufana wa Nyambo ukaba wibereye muri quartier aho ngaho, aho uba wicaye wumva nawe hari utuntu Nyambo akora, ukumva nawe wagenda udukora mu buzima bwawe busanzwe tukunze kubaho. Zamuramo impano yawe, hita uzamukira aho ngaho urebe ku byo Nyambo akora, ujye umureba ariko unavuga ngo nanjye ibakora nanjye nabikora. Nafatireho hari uburyo bworoshye ushobora kuba wacishamo kandi bikagenda neza. Ushobora kujya kureba producer ukuzamura, wa wundi uri hasi akaba yafata umuntu ufata amashusho yagufasha kandi mu by'ukuri nziza ko wagera kuri byinshi. Tubibwira abantu bakagira ngo n'urwenya, ariko ikintu gihari ni kimwe, nuko burya iyo ushaka kwiga urigana. Yego, burya iyo ugiye kwiga ukigana abandi, ukigana uko abandi babigenza, ibintu byose bigenda neza. Nyambo rero yakunzwe muri filime nyinshi, cyane cyane yitwa Ibanga. Yarakunzwe cyane na bugingo n'ubu ngubu. Ikindi tutabura no kuvuga, yakunzwe muri Kiramani niho cyane cyane bigaragara ko Nyambo yagiye yigaragariza. Ubundi kandi yakunze gukangura imitima ya benshi. Nanone muri Miss Nyambo aho naho yagiye yigaragaza, n'umukobwa w'uburanga, ariko kandi buriya amafaranga akesha umuntu, utagira ngo yapfuye gucya gucyo gusa. Aka kanya rero ngaho reba uburyo ki Nyambo yakeyemo, tuzi wenda urebe ukuntu yatangiye ari mu burasirazuba. Twavuga yuko yego iwabo aho haramuranze, ni byiza ko haturuka abakobwa bakunze kuba beza cyane, ariko ni n'igihugu cyose nanone ashabeza naho bataba mu Rwanda, ntaho bataba ariko Nyambo we ni umwihariko. ubwo twavuga ko hahirwa umutipe uzagira gute, uzamwambika iyo urudashira, nuko hahirwa umutipe rwose uzamupfukama imbere amubwira ngo Nyambo shaka tubigenze gutya, ati ni wowe naharuriye umuhanda utagira feruje na dodani mu mutima. Yego, akamubwira ati ndashaka kuzawugendamo wenyine nkakurinda puti. Nyambo aka kanya rero felicitation ku bintu byose wabashije. Abakunzi bawe baragukunda, kandi natwe nanjye muri rusange nanjye ndagukunda, nanjye nk'umunyamakuru nanjye ndagukunda, bitewe ndamukunda cyane, niyo mpamvu n'umukunzi we wundi. Kuri rero tuzabirinda. Nta muntu n'umwe udashobora gukunda umuntu wageze ku bikorwa byiza, kandi ntekereza ko byagiye byigisha sosiyete. Burya bano bakinnyi ba filime usibye no kuba badushimisha bakatumara irungu, ukicara hari ugaseka kubera ko hari akantu akoze keza, hari ijambo ryiza avuze, ariko mu by'ukuri buriya baratwigisha, kandi batwigisha ubuzima uko bukwiye kugenda. Yego, batwigisha uburyo dukwiriye kubaho. Ariko byaba bibabaje nyine nk'uko twakomeje kubivuga muri Tubavuge bakiriho, wowe ukaba
umuvuga gusa ukamureba gusa ariko ntugire ikintu na kimwe umukuraho. Nimba rero hari icyo wamukuyeho uvuga uti Nyambo kuva natangira kumumenya nanjye niganye gukina filime nkize ariko ngeze aha, Nyambo se hari byinshi namwigiyeho bituma nkora ibingeze kuri ibi, bitwandikire muri commentaire utubwire bitume n'abandi nabo bamenya ko ukunda Nyambo kandi hari naho bivana umuntu bikageraho bimugeza. Rero usanga nanone impamvu dushaka kuvuga aba bantu barakoze byinshi koko, bakubaka imitima ya benshi mu bitaramo bajyamwo, aho bagiye kwigaragaza ko bashoboye gukina, ugasanga hari abanyempano bandi bibereye hirya ngiyo wenda batarabona n'ubwo bushobozi, ariko ugasanga baje kurangamira Nyambo. Niyo mpamvu tuba tuvuga bano bantu bataragira gute, batarapfa kuko nabo ibyo bintu kubavugana kwabona nabo bagomba nabo kugomeza kubongerera icyizere cyo kubona ko hari abantu bakanguriye yego agakomeza kwigisha n'abandi. Niyo mpamvu rero igihe azaba yapfuye atakiri muri buno buzima bw'iyi si, ntabwo icyo gihe uzamuvuga ariko ari ugutsindagira, ko nta kindi kirenze azaba akigisha abantu, bazaba bareba bya bindi. Oya, ahubwo nta nubwo ibyo tuzaba tumuvuga azaba byumva, ariko umunsi ibyo tumuvuga arabyumva, azaba byumva. Rero kuzamurira impano ziwe noneho akomeze yigisha abantu benshi kurushaho. Aka kanya rero nawe ndagusaba nk'umukunzi we kumukurikirana, ariko noneho ukapurika ibyo yakwigishije. Ndatekereza rero mu gihe tugiye gusoza kino kiganiro twibutsa abakunzi ba Nyambo, ubundi afite YouTube channel yitwa Miss Nyambo. Iyi YouTube channel yitwa Miss Nyambo, mu bigaragara nuko imaze kugeraho video zigeze ku 1000, akaba afite abasubscribers 33,700. Ni ukuvuga ngo nawe rero nimba ukunda Nyambo yongere muri aba bantu, ariko ntumukunde gusa, gerageza ugire gute, gerageza wapurike ibyo Nyambo. Aka kanya nawe ibi bintu bizabe biri kuri wowe. Abantu bakurikirana Nyambo ejo aba ari we bazaba bari gukurikirana, uzabe ari wowe uri gukangura imitima ya benshi. Niko bimeze. Tubasabe rero kugira rwose ibihe byiza, mukomere ibihe byiza. Mu kiganiro cyacu tubavuge mu gihe batarapfa, tubavuge bakiriho. Tukwifuriza nawe kujya ubavuga ariko ukanapurika ibyo bakwigisha. Gihe mbashimire, nitwa MC Misango. Nanjye mbashimire, nitwa Tuzabirinda. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago, dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma inzoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bubaka ingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanya, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubwejo, sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize, intabaza irira ku muziro, ukuru utabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica ahubwo rurafata.